Okay, so muraho neza. Asante Mungu. Meno video ngiye kwigisha cyangwa kwereka kuntu bahita gera kuri level ya 1k. So icyiza cya ino business ni ukubera muntu uwo ari we wose yagera kuri level ashaka biterwe n'ubushake n'imbaraga ashizemo. Noneho icyiza ni ko ino rank ya 1k wayigerayo mu munsi umwe cyangwa mu byumweru bibiri cyangwa mu kwezi kwa mbere, bitwerwa nawe n'ukuntu ushaka. So nawe nshaka wibaze ngo ino rank nzayigeraho ryari cyangwa nshaka kuyigeraho ryari, mvuge tusheho plan kugira uzayigeraho. So step ya mbere tukeneye gukurikiza cyangwa cyo tukeneye gukora ni nyine gutangira tukagura ama product yacu tuzakoresha tukunda. Noneho ni byiza tubya abantu bose nyine batangire bari executive ku ma volume 200 cyangwa hejuru yayo 300 400. Noneho icyo kintu cya mbere ni ugutangira ukagura ama product yawe, ukagira office yawe, noneho ugatangira kubaka business yawe nawe. Noneho gikurikiyeho ni ukuzana abantu 5. Winjije abantu 5 nabo bakatangira kuntu watangiye kuri level ya executive kuma volume ari 200 cyangwa hejuru yayo. Ni ukuvuga muzi kuntu duhembwa ku bantu bo kuri level ya mbere percentage 50. So ni ukuvuga iba ufite ugeze kuri 1k ni ukuvuga ufite volume ya business yawe yose yinjije 1k. Noneho uhemberwa 50% percentage 50 yo kwijana kabo bantu bawe muri kwinjiza bari kuri level yawe ya mbere. So noneho niko uhita ubona ayo mafaranga ya mbere ya 500. Noneho ukabona n'indi bonus mu ukwezi kukurikiriyeho y'amadolari 100 kubera nyine wagize ariyo bonus yigiye ugeze kuri rank iyo level ya 1k. Noneho byose hamwe ukaba ugeze kuri 1k ukaba umaze kwinjiza amadolari 500. So noneho umaze kugera kuri 1k nawe ufasha abo bantu bawe abo muri team yawe 5 kugira bagere kuri 1k. Ubafashije bose bakagera kuri 1k, uhita ugera nawe kuri 5k kubera ufite abantu 5 bari kuri 1k. ni ukuvuga ufite volume y'ibihumbi 5. So ufashije abo bantu bose bawe kugira nabo bubake team yabo, bakaba bafite abantu 5 muri team yabo, nabo bakagera kuri 1k, uhita gera kuri 10k kandi ukahemberwa percentage 10 yo kwijana kwabo bantu bawe bari kuri level yawe ya kabiri. None tuvuge bari abantu bawe abafashije kugira nabo babona abo bantu 5, iyo bafashije kugira babona abantu 5 ukahita ugera kuri 1k kuri iyo level yawe ya kabiri. Bari abantu atari weho wabinjije ariko abantu bo muri team yawe bari kuri level yawe ya kabiri, kuri iyo level yawe ya kabiri waba umakinze cyangwa ukeneye uhembwa amadolari 500. So like ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Nawe ukeneye gutora ngo ni uwuhe mwanya buzamfasha kugira cyangwa umwanya ungana iki buzamfata kugira ngere kuri ino rank. Noneho ushiramo imbaraga abo muri team ukeneye ubufasha bagufashe, twese tugende dufashanya, ubahamagara ubabwire icyo ushaka, icyo ukeneye, umwanya ushaka kuba wageze kuri ino go, twese tufashanye tuzamukana. So murakoze cyane kandi courage ku bantu bose bo muri team n'abari kubaka, kubera twese turi gufashanya kugeza ku inzozi zacu. Murakoze cyane.